noneho ikindi gikomeye kureka idini ryawe wakundaga wakoreragamo nanone ukiyemeza kugenda urumva idini ryanjye nari ndikunze nari ntangiye kujya gucurangira korari nigaga nafataga igihe cyo gufata gitari nkambuka nkava ku musozi wacu nkarenga imisozi 3 ngiye kwiga gucuranga ngenda n'amaguru nta gare ngira nkagenda bakanyigisha gufata inota nkaza mfashe imirya gitari ngo bitazancika nkaza nkakora urwo rugendo nkagera mu rugo nijoro nkigenda nigibutsa akantu banyeretse gato cyane nari maze kugera igihe cyo kumenya gucurangira iteraniro urumva ibyo bintu nari mbikunze n'abantu bari bankunze ariko numvishije ibyitwa isabato nishe mu mutima wanjye urikanga ndavuga nti ryajuru umenya ntakirigiyemo umutima wanjye urikanga ndavuga ngo nishe amategeko y'Imana bene akakageni uwishe rimwe abayishe yose ndavuga nti iri juru nshobora kuzarihara aho kugira ngo rero mpari juru nareka idini nareka ibyo byose by'ibinezeza ariko nkakurikira icyo Imana yavuze byari ibintu bitangaje kuko ibyo kureba ibyo butumwa bwo kubyogajuru nta byari bihari icyo gihe n'amateleviziyo yaratarakuye yose abantu bari batayabona cyane niyo bavugaga ngo hazaba filime ya Yesu abantu barashikaga imisozi yose ugasanga ibintu birakomeye ubwo rero kubona ibyo bintu byari ibintu by'igitangaza noneho nibazaga impamvu iwacu ko bigisha abantu bati ntimugasambane ntimukibe ntimukice amategeko ariko byagera ku isabato nkumva ntacyo bavuze biterwa n'iki imibereho yanjye nabayeho muri icyo gihe maze kumenya umucyo w'isabato numvishije yarasaga na yindi nari mbayeho nkinjira mu itorero rya Pentecote cyagiye nkimenya bwa mbere yego numvaga mfite ububyutse bukomeye numvaga nshishikaye mu buryo butangaje numvaga no mu nzira nagendaga ndirimba nkumva nta kindi kintu navuga ntavuze iby'Imana numvaga mfite umwete mu buryo butangaje noneho abantu burya ni naho abantu bavugira yuko ubuhamya bw'umuntu bufite uruhare runini cyane mu guhindura umuntu ababonaga yuko batekereza yuko wenda hari nshobora kuba naragiye nk'Ikigali nkajya mu bindi bintu bidatunganye ntago ariko babonaga imibereho yanjye muri iyo minsi yari imeze kuko ntabwo babonaga wenda nshobora nko kuba najya ku kabari wenda ngo ngure icupa ntabwo babonaga se numva nshaka no kuganira n'abanywa icupa ntabwo babonaga hari ibindi bintu binshishikaje igihe cyose abantu babonaga ndirimba kandi bakambona ndimo niga uko numvuga nshaka gukurikirana ibyitwa isabato ngashakisha no mu bindi bitabo byinshi hariho muri Yesaya mu itangiriro ndeba yuko wenda hari naba naribeshye nkaba naragiye mu bintu bitari byo ariko mbona amasomo menshi cyane avuga ku bigendanye n'isabato ndavuga nti koko ibi bintu ni iby'ukuri natangiye kujya nandika ibintu by'ibipapuro byinshi cyane nkafata ikibatu kikayi nkumva kubibabwira n'umunwa nkumva ntabwo birimo guhaza neza nkandika ibibatu nkajya mbahereza nkagerageza kwandika bya bindi bihamya byose nagiye byo mu ijambo ry'Imana kugira ngo nabo bazisomere ntago narinzi kuvuga ngo abantu batanga ibitabo nka kwa kundi tujya dutanga ibitabo ariko nje numvaga ibyo nandikishije n'ukuboko kwanjye hari icyo bizabasobanuriramo hahandi bwa mbere ukinjira mu Pentecote kumva ko umwuka w'Imana yakuyoboye kukwifuza kuzura umwuka wera ariko uburyo wari ubisobanukiwe cyangwa se uko wifuzaga ko biba ntabwo Imana yigeze ibikwemerera nk'uko babitubwiye nyuma yaho waje gusobanukirwa n'icyo kuzura umwuka wera bisobanuye muri ubwo buryo n'ubu ngubu usanga abadivantiste benshi bashobora gusa n'abisi iyo mico isa gutyo ishobora gutuma ibyanditswe byera bitumvikana kabone nubwo mwaba mubifite bingana iki bigahinduka inkomyi bigahinduka inkomyi yabagomba kubona umucyo Imana yabahaye ntubagereho kubera yuko abantu bamaze gushyiraho uruzitiro bakavuga bati se ubundi bari abantu nabo gushakirwaho umucyo na kuriya kuntu n'ukuntu bameze niba suzareba mu myambarire ugasanga abadivantiste barambara nk'abisi nurebera ku misokoreze usange niko bameze nurebera ku mirire no ku minywere usange bararya nkabo bakanywa nkabo nukuvuga ngo rero nuvuga iby'ijambo ry'Imana ukavuga umucyo wa Bibiliya bazavuga ngo bariya se ko biziritse ku masabato naba masabato rero urumva nta kindi kizima bafite usibye kuba barasomye ko ijambo ry'Imana ariko kuri ariko indi mico yabo irahakana bya bintu nukuvuga ngo niyo mpamvu
ijambo ry'Imana ugomba gusa naryo, wavuga ibyo wasomyemo ugasa nabyo, icyo rikuyoboyemo akaba ari kuyoboka. Ariko kuvuga ngo wamenye ukuri none uragenda use nk'iki nudasa nuko kuri se urumva ibyo uzavuga bizumvikana. Niyo mpamvu rero ukuri kw'ijambo ry'Imana kwaguye mu nzira, kubera yuko imico y'abantu ntabwo bashatse, abaritwaye ntabwo bashatse kugaragaza iyo mico. Aravuga ngo umurongo wa 10 ngo kuko uwinjiye mu ruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse yayo. Nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegerezo cya babandi cyo kutumvira. Noneho ndibaza se babandi nabaye n'abakera banze kubyumva, banga kwemera uburuhukiro bw'Imana. Uburuhukiro urumva babandi bakera bagombaga kwinjira mu buruhukiro Yosuwa na Kalebu bagombaga kubajyanamo, bakinjira mu buruhukiro Imana yari yarabahaye, yari yabasezeraniye nk'isezerano. Ariko barabyanze, banze kumvira, banga kugenda ngo binjire muri ubwo buruhukiro Imana yabateganirije. Nukuvuga rero ngo natwe twirinde kutemera amategeko y'Imana ngo twumve uburuhukiro bw'isabato ubwo ari bwo, kubera ko nyine nk'uko Imana yaruhutse natwe niko tugomba kuruhuka. Twirinde rero kwanga kutumvira nk'uko babandi banze kumvira, ntibajye mu buruhukiro ubwo Imana yari yarabateganirije. None numvise aya magambo navuga ariko se koko nindamuka nanze kumvira nanjye nta buruhukiro bundi nzabona, ari ubw'isabato sinzabubona, ikiruhuko cy'isabato n'ikiruhuko cyo kuzaruhuka ku munsi wa byose nacyo ntacyo nzaba nkibonye. Numva ndavuga nti rero iri juru umuntu azagira urwe rubanza ku giti cye, nanjye uru n'urwanjye ku giti cyanjye. Buriya rero navuga ngo ikintu mu mutima wawe iyo Imana yagushatse ikomeza kukwiyereka. Ntago Imana igushaka rimwe ngo irekeraho, iragukurikirana. Ibyo ntari insobanukiwe bwa mbere Imana yabicishije mu itorero rya Pentecote, ngenda ntangira kubisobanukirwa. Navuga ngo muri icyo gihe cyabyo byangiriye umumaro kuko naharaniye kumva nakurikirana ibya Mwuka Wera. Igihe kigeze Imana iravuga iti none ibi ntibihagije, ahubwo mbona ubundi buryo bwo kugira ngo nsobanukirwe neza n'amategeko y'Imana. Kandi nanjye mbigezeho numva sinshaka kuninira ijambo ry'Imana, kuko kuninira ijambo ry'Imana niko kuninira Mwuka Wera. Numva nkeneye kwinjira mu by'Imana yavuze. Ubwo nibwo buryo natangiye noneho kugenda mbikurikirana. Igihe cyo kubatizwa kigeze ndaza mbwira madamu ntuzi n'ikindi ati ningiye kuzabatizwa mu Badivantiste. Arakomera aravuga ati reka ati Abadivantiste banywa inzoga, Abadivantiste badakizwa, Abadivantiste utitorero nyatorero ujye mu Badivantiste babasinze. Kubera ko ubuhamya bw'Abadivantiste n'imiterere yabo ntabwo yari myiza muri icyo gihe, ku buryo uramutse ubagereranije n'Abapentecote nk'umuntu uhitamo, ntabwo wagombaga guhitamo Abadivantiste uretse Abapentecote. Kuko Abapentecote nyine buzura Umwuka Wera, abantu ubona bagira ishyaka, birinda icyaha, abantu ubona bafasha, bagira gufasha cyane mu bikorwa byo gufasha. Ukabona ni abantu bari imbere, ukabona rwose pe, ukabona ntabwo bisanisha n'ab'isi, ukabona mbese ubukristo bubariho pe. Noneho wabagereranya n'Abadivantiste, ukabona Abadivantiste bari hasi, barakonje, yaba no mu madini yabo ukabona barakonje, nta byuma biriyo. Noneho natekereza ukuntu nzaba mu idini ritagira icyuma, kandi icyo gihe nari ntangiye kumenya gucuranga. Umva ukuntu byari binakomeye kureka ibyo bintu. Buriya kugira ngo umenye iby'Imana bigira ibyo uhara, gukurikirana Imana bigira ibyo uhara. Iyo utemeye guhara inshuti, bwa mbere urumva ko nahanganye n'urugamba rwo kureka inshuti zanjye twabanaga, rwari urugamba rukomeye. Bagenzi banjye bakagenda ukwabo nkagenda ukwanjye, byari bikomeye.
noneho ikindi gikomeye kureka idini ryawe wakundaga wakoreragamo nanone ukiyemeza kugenda. Urumva idini ryanjye nari ndikunze, nari ntangiye kujya gucurangira korari. Nigaga nafataga igihe cyo gufata gitari nkambuka nkava ku musozi wacu nkarenga imisozi 3 ngiye kwiga gucuranga, ngenda n'amaguru nta gare ngira, nkagenda bakanyigisha gufata inota, nkaza mfashe imirya ya gitari ngo bitazancika, nkaza nkakora urwo rugendo nkagera mu rugo nijoro nkigenda nigibutsa akantu banyeretse gato cyane, kuko byari ukuva iwacu. Urabona hano Maranyundo ukazagenda ukajya ikarera aho barimo bakora ikibuga cy'indege. Maranyundo ya Nyamata, ubwo karera muri Ririma hariya bakorera ikibuga cy'indege niho najye, niho uwo mucuranzi wanyigishaga yaratuye neza hariya mu kibuga, uko yaratuye ahantu bita Rwavuna Ingoma. Ubu bahashije ikibuga neza n'ibyuma by'ibyuma by'indege mbona babiri. Ubwo nkagenda akanyigisha akantu kangana urwara, hakaba n'igihe nsanga agiye guhinga nkamutegereza, akaza akakanyereka nkongera nkafata gitari ngataha. Nari maze kugera igihe cyo kumenya gucurangira iteraniro. Urumva ibyo bintu nari mbikunze n'abantu bari bankunze, ariko numvishije ibyitwa isabato nishe umutima wanjye urikanga, ndavuga nti rya juru umenya ntakirigiyemo. Umutima wanjye urikanga ndavuga ngo nishe amategeko y'Imana bene akakageni, uwishe rimwe abayishe yose. Ndavuga nti iri juru nshobora kuzarihara, aho kugira ngo rero mpari juru nareka idini, nareka ibyo byose by'ibinezeza, ariko nkakurikira icyo Imana yavuze. Uraje ubikojeje madamu rero? Mbikojeje madamu ati reka ati iryo dini nta warijyamo. Ati iryo dini nta warijyamo. Ndamubwira nti ngewe si ikibazo cy'idini, ni ikibazo cy'ijambo ry'Imana. Niba mu idini banywa inzoga ntayo nzanywa, niba mu idini bakora ibindi bibi ntabyo nzakora. Ikintu nzakora nuko nzakurikiza iby'ijambo ry'Imana ryavuze. Bwarakeye aramperekeza, hari kuwa nyuma araza nawe areba kuri iryo teraniro rya nyuma nyine buri buke tukabatizwa. Biramutangaza, byari ibintu bitangaje kuko ibyo kureba ubwo butumwa bwo kubyogajuru nta byari bihari icyo gihe, n'amateleviziyo yaratarakuye yose abantu bari batayabona cyane. Niyo bavugaga ngo hazaba filime ya Yesu, abantu barashikaga imisozi yose ugasanga ibintu birakomeye. Ubwo rero kubona ibyo bintu byari ibintu by'igitangaza. Muri ubwo buryo nibwo ngewe bwarakeye ndabatizwa. Mbatizwa nta kintu na kimwe nitayeho, ari ijambo ry'Imana gusa, iki ijambo ry'Imana ryavuze. Ndangije ubwo ku itorero batwoherereza nyine, boherezaga abantu baza bakakwakira mu rugo, baratwakira. Ariko n'uwo mugabo mwene wacu yasengeraga Kabusunzu, wa mukuru wawe na wa mukuru wanjye nawe yari yaje, yavuye mu Mutara nyine yaje mu mubatizo wanjye. N'uwo mugabo watujyanye mu kazi nawe yasengeraga Kabusunzu, aza nyine ni nawe waguze amafanta nyine, bishimiye ko nyine naje mu idini. Sinzi niba bari bishimiye ko naje mu idini cyangwa ko naje mu ijambo ry'Imana namenye ukuri. Urumva? Ariko mu by'ukuri nta kindi kintu cyankururaga cy'amarangamutima y'idini ry'Abadiventiste, nari nkuruwe n'ijambo gusa. Ubwo rero mpita ninjira mu idini gutyo. Noneho ubwo urumva ko natangiye kwigengesera ku kintu cyitwa amategeko y'Imana. Noneho nibazaga impamvu iwacu ko bigisha abantu bati ntimugasambane, ntimukibe, ntimukice, amategeko, ariko byagera ku isabato nkumva ntacyo bavuze, biterwa n'iki? Ariko mbonye yuko ari ikintu ntajyanayo ngo njye kwigisha mbabaze n'impamvu, ndavuga nti nta kibazo nzakigira muri Bibiliya kandi ngikurikize. Ubwo rero ni muri ubwo buryo nahise numva ko Bibiliya ngomba kuyikurikiza. Ngeze mu rugo rero, ubwo abo mu idini wacu mu Bapentekote baje kundeba. Yego, ntabwo byabura. Bati niko tubwire, ngo wagiye mu Badive? Ntinagiye mu Badive. Muri abantu basinda banywa inzoga niho wagiye? Bati tugufitiye impungenge yuko wageze i Kigali wenda ukaba waragiye mu bintu bidatunganye, waraguye. Ndababwira nti nukuri ntabwo naguye. Ngerageza kubumvisha ko ntaguye, banga kubyemera. Baravuga bati buriya ni ukwanga kutaba mu idini, yabonye atagaruka mu idini ryacu kubera wenda mabi yakoze, yihitiramo kujya muri ririya ridafite icyo ryitayeho. Ariko mu mutima wanjye nari nzi icyo ntekereza, numvaga narisha amategeko y'Imana. Ubwo rero
barababaye agahinda karabica kandi babona sinzagaruka ndamaramaje bagerageza nyine kugira ngo baze kunyigisha ngaruke ariko nyine nanjye kubera ibyari biri mu mutima urumva mu mutima wanjye harimo harwaniramo ukuri kw'ijambo ry'Imana iby'idini ntago nari mbyitayeho no kureba uko rimeze no kureba ubukire no kureba baririmo ibyo bintu ntago nari mbyitayeho nari nitaye yuko ijambo ry'Imana ntarikurikiza kandi numva nshaka kurikurikiza ukuvuga ngo rero icyo kintu barabigerageje biranga babona naramaramaje n'umugore wanjye arambwira ati mva rero nkubwire sinshobora kuzava mu itorero ry'abapantekote cyo koze icyo nkwemereye cyo uzajya ugenda ujye gusenga ku munsi wanyu w'abadive nanjye ku cyumweru nanjye nzajya ngenda njye gusenga ati ubwo tuzajya duhurira nta kibazo rwose ntabwo nzakubuza ntihaba na gato ariko mu mutima wanjye nari mfite inshingano yo kumwigisha nuko ubwo rero ubuhamya imibereho yanjye nabayeho muri icyo gihe maze kumenya umucyo w'isabato numvishije yarasaga na yindi nari mbayeho nkinjira mu itorero rya Pentecote cyagiye nkimenya bwa mbere yego numvaga mfite ububyutse bukomeye numvaga nshishikaye mu buryo butangaje numvaga no mu nzira nagendaga ndirimba nkumva nta kindi kintu navuga ntavuze iby'Imana numvaga mfite umwete mu buryo butangaje noneho abantu burya ni naho abantu bavugira yuko ubuhamya bw'umuntu bufite uruhare runini cyane mu guhindura umuntu ababonaga yuko batekereza yuko wenda hari nshobora kuba naragiye nk'Ikigali nkajya mu bindi bintu bidatunganye ntago ariko babonaga imibereho yanjye muri iyo minsi yari imeze kuko ntabwo babonaga wenda nshobora nko kuba najya ku kabari wenda ngo ngure icupa ntabwo babonaga se numva nshaka no kuganira n'abanywa icupa ntabwo babonaga hari ibindi bintu binshishikaje igihe cyose abantu babonaga ndirimba kandi bakambona ndimo niga uko numvuga nshaka gukurikirana ibyitwa isabato ngashakisha no mu bindi bitabo byinshi hariho muri Yesaya mu itangiriro ndeba yuko wenda hari naba naribeshye nkaba naragiye mu bintu bitari byo ariko mbona amasomo menshi cyane avuga ku bigendanye n'isabato ndavuga nti koko ibi bintu ni iby'ukuri noneho hari ikindi kintu cyajeho cyitwa ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi byanditswe na Ellen White ibyo byo rwose nakubwira ngo byari nk'umugani kuri njye ariko ko umuntu agenda atinda mu itorero agenda abona andi makuru ni ukuvuga ngo rero nabyo byazaga bigaragaza neza yuko isabato ni ikimenyetso cy'Imana urumva mbese ni ukuvuga ngo niba umuntu agira akagira kashe atera ku rupapuro akavuga ati urupapuro ninjye warwanditse Imana nayo nk'umuremyi igomba gutera kashe kandi igateza isabato yuko ariyo kashe y'Imana cyangwa se aricyo kimenyetso cy'Uwiteka niba se umuntu ashobora kugira kashe Imana niyo itagomba gushyira ikimenyetso ku byo yakoze cyangwa ku byo yavuze rero ni ukuvuga ngo ibyo nabyo byazaga ari inyongera ibyo bitabo bya Ellen White byerekana yuko ikimenyetso cy'Imana ari isabato nk'umuremyi twibukiramo yuko ari umuremyi wacu waturemye niba Imana yararemye mu minsi 6 ikaruhuka ni igihamya cyerekana ko kuko ariyo yaremye noneho kandi natwe tugomba kugira gute kubyibuka ku munsi w'isabato tukavuga tuti twakoze ariko ku munsi wa 7 tugomba no kwibuka umuremyi wacu urumva muri ubwo buryo rero ngenda nisobanukirwa byinshi ku isabato ku bigendanye n'umucyo w'isabato Imana igenda inyungura ubwenge ngenda ndushaho gusobanukirwa ni ukuvuga rero ngo bandi bagenzi banjye cyangwa n'abandi bari bateze kureba imbuto nzera ngeze mu badivantiste navuga ngo ntabwo nabereye imbuto mbi kubera yuko ibyo bantekerezagaho si ibyo bambonye ntabwo ari byo babonye ndetse dukomeza nabo ngabo twasenganaga b'abasore bakajya bambaza bati abo twasenganaga nyine twiga gucuranga ariko kugira ngo ujye mu badivantiste kuko wakuruwe n'iki mu by'ukuri natangiye kujya nandika ibintu by'ibipapuro byinshi cyane nkafata ikibatu cy'ikayi nkumva kubibabwira n'umunwa nkumva ntabwo birimo guhaza neza nkandika ibibatu nkajya mbahereza nkagerageza kwandika bya bihamya byose nagiye byo mu ijambo ry'Imana kugira ngo nabo bazisomere ntago nari nzi kuvuga ngo abantu batanga ibitabo nka kwa kundi tujya dutanga ibitabo ariko nje numvaga ibyo nandikishije n'ukuboko kwanjye hari icyo bizabasobanuriramo nkabibandikira gutyo ariko dukomeza kuba inshuti muri ubwo buryo koko mu gihe gitoya
nza kwinjirira mu cyiciro cya jiya burya nacyo kirahugura. Icyiciro cya jiya nkinjiriramo urubyiruko rw'Abadiventiste. Yego urubyiruko rw'Abadiventiste, ariko nabwo mbajyamo nyine nta kintu nzi. Urumva nayo nkeneye kumenya byinshi kuri Bibiliya, nuko ubwo nza kuzamuka. Urumva ntangira kwinjira mu ngando. Iyo ujya mu ngando burya nabwo ugenda wiga, ingando zirigisha zikanagutinyura. Ntangira gutinyuka. Noneho ubwo natangiraga kujya mu ngando rero urabona jiya ni ikintu gikangura cyane. Noneho kwa gutinya kwa kwitinya bigenda bivamo. Naje kuva i Kigali rero ngarutse iwacu mu cyaro, hahandi kuri rya torero iwacu aho duturanye naryo. Ubwo ngewe ntangira kubaririza itorero ry'Abadiventiste aho riherereye, aba ariryo njyamo. Bakinkubita amaso batangazwa no kubona ninjiye muri urwo rusengero rw'Abadiventiste, kandi bari bazi ko nari nari umupantekote w'umwadeperi. Ariko ubwo nyine mba aho ngaho ninjira mu Badiventiste, ntangira kwinjira mu ngando gutyo ingando ziranshyushya. Noneho ndatinyuka, n'ubundi batangira kuntorera inshingano y'ubudiyakoni. Ubwo ntangira kwinjira mu buyobozi noneho bw'itorero mu Badiventiste. Mba umudiyakoni, haciye undi mwaka mba umukuru w'itorero, mba sekreteri. Nabanje kuba sekreteri, mvuye kuri sekreteri w'itorero noneho bantorera kuba umukuru w'itorero. Kuva icyo gihe rero urumva noneho kubera gukora ingando kenshi naratinyutse, n'izo nshingano z'ubuyobozi namenyeyeho byinshi, ngenda sobanukirwa gutyo muri ubwo buryo. Ubwo rero navuga ngo ikigaragara nuko uko Imana igenda, uko wowe muri wowe hazamo ibyifuzo. Niba nabyita ibyifuzo simbizi, ariko ikigaragara nuko iyi Imana ishaka umuntu ntibura uburyo imwiyerekamo ngo asobanukirwe. Kandi nanone nukuvuga ngo urugamba rw'iby'umwuka ntabwo ugira igihe cyo kururangiza. Ntabwo ugira igihe cyo kururangiza, kuko tukiri mu isi tuzaguma mu ntambara z'iby'umwuka. Niyo mpamvu uko Imana ikwihishuriye ibyayo ntabwo ubijya kuri, ahubwo kubera wa mutima wo kumva ubishaka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mugerageze byose ariko mugundire iki? Mugundire ibyiza. Ni muri ubwo buryo rero niba ijambo ry'Imana rivuze ugomba kurireba, wasanga ari ry'ukuri ukarigundira, wasanga atari ry'ukuri. Ariko sintekereza ko mu ijambo ry'Imana haba harimo ibinyoma. Nta binyoma biba birimo, nta kinyoma kiba kirimo. N'ibyo abantu bongeye kuri ya nyandiko, ariko ijambo ry'Imana ni rizima kandi rirera. Nshobora kugira amatsiko nkakubaza, hahandi bwa mbere ukinjira mu Bapantekote, kumva ko umwuka w'Imana yakuyoboye kukwifuza kuzura umwuka wera, ariko uburyo wari ubisobanukiwe cyangwa se uko wifuzaga ko biba ntabwo Imana yigeze ibikwemerera nk'uko babitubwiye. Nyuma yaho waje gusobanukirwa n'icyo kuzura umwuka wera bisobanuye? Yego, naje kubisobanukirwa kuko nabanaga na mushiki wanjye. Aho nakubwiraga, hari aho nigeze kukubwira, ndakubwira nti se nibazaga impamvu ntarimo kuzura umwuka wera nk'uko bagenzi banjye twapfukamanye ku karago bawuzuye. Bikantera kwigengesera mu buryo bwose bushoboka, ariko kugira ngo nanjye nuzure umwuka wera, ariko nkumva ntibyemeye. Noneho mushiki wanjye rero twabanaga mu rugo icyo gihe, we yuzura umwuka wera, kandi nkabona arasuzugura mama. Nibaza ibyo ari byo. Ntabwo ni se ko ngerageza no kubaha, ariko nkaba ndeba mushiki wanjye yaruzuye umwuka wera, buriya byaje kandi atandusha kubaha. Mama yamubwiye ati jya kunzanira amazi, nkabona arimo arajugunya intugu hejuru. Bikantera kwibaza. Noneho nza gutekereza, ndavuga ni se ubwo mbese nkafata inyifato ye yifata mu kwigengesera, nkayigereranya nanjye nuko nifashe, nkibaza impamvu we yuzuye umwuka wera ageze yinwuzure. Nuko bintera gutekereza cyane. Nuko igihe kimwe rero nibwo naje kubona ko amagambo muri Bibiliya byanteye kumva yuko ntangiye gusobanukirwa n'iki ijambo ry'Imana rivuze. Umwuka wera cyangwa se ijambo ry'Imana
urumva ngo niryo rimenyesha umuntu iyo watangiye kumva utangiye gusobanukirwa cyangwa se kumenyesha kumenya ibyo utaruzi umwuka wera aba yaje muri wowe akakwigisha niwe wigisha kuko ngo umwuka wera naza azatsinda ab'isi abemeze iby'ibyaha urumva ni ukuvuga ngo niba umwuka wera rero aje akagutsinda mu mutima akakwemeza amafuti wari urimo ko atariyo urumva ugasobanukirwa n'ijambo ry'Imana burya uba wuzuye mwuka wera aba yaje muri wowe kuko nta muntu wigisha undi ntabwo ubu naguteramo iby'Imana ngo bikujyemo ariko umwuka wera nk'umuyobozi wacu niwe utwigisha niwe ufite iyo nshingano yo kwigisha akakwemeza iby'icyaha cyawe kandi akanagutera kwihana nashimiye Imana cyane rero yuko mwuka wera yanyigishije ntabwo uwo mukobwa w'inshuti yanjye siwe wanyigishije nta nubwo Rushema ari we wanyigishije ahubwo umwuka wera yaranyigishije yaransanze mu mutima anyereka iby'icyaha cyanjye anyereka n'ibyo nibwira ko atari byo akubita mu misokoro ngo ni inkota ijambo ry'Imana ngo ni inkota igabanyamo kabiri igakubita mu musokoro igahinguranya ijambo ry'Imana rirampinguranya uri kubyumva rirampinguranya rinyereka uko mpagaze navuga rero ngo uwo ni mwuka wera wari urimo yigisha umutima wanjye wari warabaye umunyacyaha kuva kera ntabwo rero nongeye gushidikanya ngo mvuge ngo mbese ngo umwuka wera ndamufite numvishije mufite kubera yuko yashoboye kunyigisha akagenda akomeza kunyereka iby'ijambo ry'Imana kugeza ubwo nagiye nsobanukirwa ariko burya mu yandi magambo nta muntu wigisha undi ahubwo twese twigishwa na mwuka wera isomo waruvuze ni muri Yohana igice cya 16 ku murongo wa 8 ubwo azaza azatsinda ab'isi yego abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka iby'icyaha kuko batanyizeye n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa data kandi namwe muzaba mutakimbona n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi acirweho iteka arakomeza ati ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ariko ubu ntimubasha kubyihanganira uwo mwuka wo kuri naza azabayobora mu kuri kose yego kuko atazavuga kubwe ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga kandi azababwira ibyenda kubaho yego urakoze cyane cyangwa nakwiye gusobanukirwa n'imikorere ya mwuka wera ntabwo mwuka wera wasezeranwe ari utera abantu gutitira ari utera abantu guhindura ijwi n'izindi nyifato zijya zigaragara abantu bakikubita hasi bakigaragura oya mwuka wera wasezeranwe n'utsinda umutima w'umunyabyaha akamenyekanisha iby'Imana muri we akuzuzamwo amahoro nk'uko imbuto ya mwuka tuyibona mu Hagati igice cya 5 guhera ku 22 agahinduka umuntu w'urukundo ishyari rikamuvamo urwangano akuzurwa n'urukundo akagira kwihangana akagira kugwa neza no kugira neza abandi akagira inyifato yo kwirinda iyo mibereho ihindutse iyo mibereho isa n'iya Kristo niwe yerekana yuko mwuka wera atuye muri twe kida abantu bakwiye kuzirikana Kristo nanjye ndimo nizera ubutatu Imana mwuka wera ni Imana yego none Imana irashaka kuba muri njye ndashaka kuzura jewe ubwo rero bivuze ngo mpindutse ubuturo bwera bushize twarabyiganye n'abantu b'Imana ko Imana yifuza gutura muri twebwe ubwo mpindutse ubuturo bwera rero Imana ni inyobora mu nzira ikwiriye mu myifato mvuga mu magambo mu uko ndeba uko nkora uko mfata abandi ibyo nibyo byerekana yuko Imana ituye muri jye yego ari nabyo bisobanuye kuzura umwuka wera kuzura umwuka wera ntabwo ari ukwikubita hasi ntabwo ari ukwigaragura ntabwo ari ugutitira n'indi nyifato iyo ari yo yose biri abantu bashobora kubyitoza tugiye mu mayobokamana yo mu bihugu bya kure nko muri Aziya barabishobora abakina umukino wa yoga bashobora kuvuga yuko babasha gukontrola intekerezo zabo zikerekeza ahandi hantu ibyo ntabwo ari ibimenyetso bya mwuka wera ibimenyetso by'umwuka wera ni umutima uhindutse mu buryo budasubirwaho atari ibyo umuntu yishakamo ahubwo ari ibyakozwe n'Imana ubwayo ko ituye muri twebwe yego ako kanumvaga abantu bakwiye bakagasobanukiwe neza kugira ngo abantu bave mu rushishwa hari n'igihe najyaga mvuga ntese ni guhora mpfukama ngahora mpfukama ariko nanjye wazabigerageza nkareba ko byemera nkumva nashaka kubigerageza ariko ntibagahore bavuga ngo ngwino upfukame tugusabire bazahita babona ko ari nge munyabyaha uruta abandi bose kuki abandi buzura mwuka wera nge sinkuzure nkavuga nti aba bantu bazambona ko ndi umupagani nkumva ndashaka
kubigerageza ngo nanjye mbikore, ariko nkumva nanone naba nkoze ibintu bibi, nkumva Imana nanone yangaye, nkicecekera nkabyihorera. Hari ikindi kintu wavuze tugeze mu bihe bya jenoside, ko bantu buzuraga Mwuka Wera, abantu babonaga ari inyangamugayo, babonaga ari abayobozi mu by'idini, abaririmbyi, wagiye ukabona ubona bahinduye inyifato, kuko binjiye mu bintu none niki byakweretse ku ngingo yo kuba umukristo ku izina n'umukristo nyine ufite Mwuka Wera, ibyo twavugaga yuko ayobowe n'Imana? Niri itandukaniro urabona birumvikana, kandi urabona ni ikintu umuntu akwiriye gutekerezaho cyane. Ku ruhande rwanjye buriya buri muntu wese navuga ngo hari agira uko ahaguruka yinjira mu idini, biterwa n'impamvu yahagurukije umuntu. Iyo rero wahagurutse ufite icyo ushaka, cyane cyane ushaka Imana, wumva utahemukira Imana, kubera ko nyine uba ufite ishyaka cyangwa se ufite uko ugomba guhagarara ku bigendanye n'Imana. Ntabwo rero wumva wakora icyo Imana yabuzanije. Ku ruhande rwanjye numvaga bimfitiye umumaro ukomeye cyane kandi byaranawungiriye, ariko nanone ku bigendanye n'abandi abo nabonaga nk'abantu baririmbana, kuko nabonaga abantu b'abasore, icyo gihe twari abasore, sinkubwira ko nari nararambagije, nari nshigaje gushyingirwa, nagombaga gushyingirwa mu kwezi kwa 7, kandi uziko jenoside yabaye mu kwezi kwa 4, urumva haburaga amezi 3. Yego, ni ukuvuga ngo rero abo bantu b'abasore tubana mu makorari, nagiye kubona mbona biroshye mu bintu bya jenoside, babigiyemo pe, babigiyemo rwose, mbona nkabona babirimo, mbese nkabona bafite n'ishyaka rikomeye cyane ryo kubijyamo, urumva. Ariko nahoraga uko nakubwiraga, uko sinakubwiye n'urushije nirindaga kurukandagira ngo ntaba nkoze ishyano rituma ntuzura Mwuka Wera, cyangwa se nimbe biri mu nzu nkumva sinayikubita, ndetse n'iwacu bavuga bati nimufatira sake tuyibage nkumva singe wayica, urumva. Nukuvuga rero ngo ibyo byambereye amahirwe, navuga ngo ku rundi ruhande kuba mu by'Imana byambereye amahirwe kuri jye, kubera ko byandinze kwinjira muri ibyo bintu byo kwicana, byo gusahura, byo kurya iby'abandi, gutyo birabindinda. Noneho nanjye mbiboneramo amahirwe yuko ingaruka zije z'abakoze ibyo zitigeze zingeraho, ntago zanjeho. Urumva ko nyine niba ibyo ngibyo Imana yarashoboye kumpagararaho simbyinjiremo, n'ingaruka zabyo nabyo ntago zigeze zinzaho, nubwo wenda ku ruhande rumwe zishobora kunzaho, ariko ku rundi ruhande cyangwa se reka tubyite ibihano, ingaruka zo zageze kuri bose, ariko ibihano bigenewe babandi, yego, ntabyo nigeze mpura nabyo. Icyo kintu rero ahari nanagihuza na cya kindi wigeze kuvuga cy'uko abadivantisite b'icyo gihe bagaragaraga abanywi b'inzoga, abantu bakonje, badafasha abandi, batagira bate. Dushobora kureba tukavuga duti abadivantisite bakomeza isabato nibo duhisemo, bigasa nkaho ari ishyaka tuyobotse, yuko bakomeza isabato, baririmba neza, n'ibindi bigwi bishobora kuboneka ku badivantiste, cyangwa se abapantekote buzura Umwuka Wera nibo duhisemo. Ariko ubukristo nubwo umuntu ku giti cye, ubukristo nubw'imbere, ngo utekereza yuko usibye ko nyine icyo gihe abadivantiste nari ntarabinjiramo ngo menye abari bo, utekereza ko bo ibyo bihe batabyinjiyemo, ibyo bya jenoside se bo ugira ngo ntiharimo ababigiyemo, bamwe bakabijyamo abandi bakifata. Ubwo ibyo wabonye naho wari ibyo nabonye naho narindi, ariko si ukuvuga ngo wenda ndimo ndatanga ubuhamya bw'uko abadivantiste bo bari beza ngo bakaba batarakoze amabi, nta nubwo wari ubazi, nta nubwo nari mbazi, ndavuga ibyo narinzi. Icyo nshaka kuvuga ni uko umutima w'umuntu ukwiye kujya imbere y'Imana nkaho ari wowe wonyine, kandi amagambo nize nuko iyo Yesu Kristo, iyo mbari njye utuye ku isi jyenyine, Kristo yari kuza kunkiza. Nkwiye kujya imbere y'Imana nkaho ari jye jyenyine, nk'uko wakomeje kubivuga, yuko abantu bakwiriye kugirana isano n'Imana bo ubwabo, kuko umuntu wese azibarizwa ibye. Ngira ngo icyo kintu wakomeje kukigarukaho. Bityo rero ntabwo dukwiye kureba ikigare cy'uko ibintu bimeze inyuma, ahubwo dukwiye kwishimira ijambo ry'Imana icyo ridusaba, tukifuza kumera nkaryo kandi imbere atari inyuma. Icyo ngicyo ni ikintu cyo kuzirikana, numvise cyafasha umuntu wumvise ubuhamya bwawe,
kuzirikana yuko akwiriye kujyana isano yimbitse n'Imana wubwe bitagendeye ku itsinda arimo nuko abantu bagaragara inyuma. Akandi kabazo nagize kamatsiko, ukinjira mu itorero cyambere wahuye nacyo n'urucantege rw'inyifato y'abadivaniste. Twabyumvise. Ese koko nawe ubagezemo wasanze uko bavugwa hanze ariko bari wasanze ibyo bashoboye ari ukunywa inzoga? Yego. Urabona buriya hari ikintu kiba ku muntu. Navuze ngo iyi Imana igushaka iragukurikirana. Yego. Ni ukuvuga ngo rero inzira yacu yo gukurikiranwa n'Imana reka bariko nyita ni idini. Yego. Urumva ni idini. Ni kubera ko urumva iyi Imana ishobora kuba yarambonesheje umucyo wose nkabonera mu idini rya Pentecote ndaba bakaba bigisha iby'umwuka wera bakigisha n'iby'isabato byari kumfasha nari kwigumiraho. Byumvikana. Ariko Imana yaravuze iti hari ahandi hantu none ushobora kwigira ibyo utaramenye ibiruseho utaramenya. Nkuko nanone no mu idini naho nshobora kubona ibindi biruseho nabyo nkakenera kubimenya. Sinite kuby'idini, sinite kuvuga ngo idini. Natangiye nkubwira ngo hari intambara abantu barwana nayo, akaba atari uko kuri bakuzi bakakumenya bakanakumva mu matwi yabo, ariko urugamba rwo kwinjira muri uko kuri rugaterwa na byinshi. Yego. Bwa mbere hari umuntu ushobora kumva uko kuri ariko kubera ko afite abasore babana rwarungano rwe akumva ntiyaruvamo. Yego. Agahitamo hakabamo amahitamo agahitamo kwigumanira nabo ntabareka akavuga ati nabareka se nkajya muri biriya by'idini nareka inshuti zanjye. Ese nareka fiance wanjye kandi yambujije. Hari nanone kuva mu idini ujya mu rindi. Ariko ubwo uratekereza kuba nari mu nama nyobozi nyoboye abandi, urumva mbabwira ibya mwuka wera, kurumva ko nanjye nari maze kubimenya ku rugero mbiziho ndimo mbyigisha nanjye abakiri munsi yanjye, narangiza nkababwira ngo mbivuyemo noneho ngiye mu bindi. Urwo ni urugamba rukomeye cyane kuva hamwe ujya ahandi, ndetse n'abantu bakagufata yuko uri wa muntu ujarajara udafite aho ashingiye. Urumva rimwe na rimwe rero abantu bashobora kumva ukuri, bamara kukumva ariko ibibakurura cyangwa se ibyo Satani akoresha kugira ngo bagume hamwe bigatuma baguma hamwe atari uko hakuri batakumvise. Urumva bikaba byaturuka ku nshuti zabo, bikaba byaturuka ku idini ryabo babereye abayobozi. Ni ukuvuga ngo niba umuntu afite abantu mu itorero akagira abakwe akagira abakazana akagira abahungu akagira iki, rimwe na rimwe akaba wenda afite na butike, abo bantu niwe bazagurira itorero rimugurire rimuhahire rigire gute. Kwitsinsura kuri ibyo bintu rero ukavuga uti gihe bindabiretse mvuye muri ibi ngiye mu bindi. Yego. Ruba ari urugamba. Urugamba rutoroshye. Ni urugamba ruba rutoroshye. Buriya ni ukuvuga ngo ntabwo kiba ari ikintu cyoroshye kuva aha ukajya. Kandi nanone abantu bahita bavuga bati uriya muntu arasharashara, ntagira ishingiro, ntagira hashingiye. Iyo rero ufashe icyemezo ukavuga uti ngiye ibi ngibi ndabiretse nkurikiye iby'Imana, nirwo rugamba rw'umwuka ujya wumva, uko ni intambara ibirwanira mu mutima wawe. Ni ukuvuga rero ngo icyo gihe nyine wowe ni ukuvuga ngo niba ushoboye ibyo bintu kubyigobotora urabyigobotora. Ubwo ni ukuvuga ngo abandi rero bishobora kubabuza biturutse yuko bagize amahitamo yabo. Uri kubyumva? Biturutse ko bagize amahitamo yabo. Ni ukuvuga ashobora rero kuba ari mu idini ariko akaba afite nanone ibindi bintu bituma ahagarara aho hantu, atari ukubera ko ari agakiza ahubwo kubera ko hari izindi nyungu ahategereje. Ushobora no kuhaza bitewe nuko habonye umukobwa mwiza, bitewe nuko uzamuhakura se, bitewe ariko kubera yari impamvu z'agakiza cyangwa se kiri muri wowe ntabwo wita kuri ibyo bintu. Uragundira rya jambo. Warumbajije rero uti ese ntawe ukimara kugera mu itoro ry'Abadventiste koko ya mico wayibabonyeho? Yego.
yo kuba abantu baba bati basinda batitaye ku bindi. Ni ukuvuga ngo nkurikije nyine uko maze kugeramo, kubera ko njye nari nitaye ku byanjye cyane kuruta iby'abandi, maze kugeramo kuko nagiye numva amakuru yabo y'uko abadivantisite bava mu masabato, bakava mu isabato bakagenda bakanywa bakagira bati. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byagendaga bibavugwaho, ariko uko nagendaga menyera ntindamo kenshi nagendaga mbona bihinduka, nkabona nyine ntibakibirimo cyane, ariko nanone bitavuze yuko iyo mico wenda yawe ibuze n'abayisigarana. Niyo mpamvu ibigendanye n'agakiza k'ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo ugomba gusa n'ibyo uvuga, ibyo ukora n'ibyo uvuga n'ibyo wize bikaba bisa, kuko igihe cyose wavuga ijambo ry'Imana ariko udasa naryo, ntabwo abantu babura kuvuga bati ubundi uriya aravuga iki. Nibyo nakubwiraga rero mu bitabo bya Ellen White bagiye bavuga yuko umuntu akwiriye kugereranya. Harimo igereranya ryo kuba uri umuntu w'iby'isi, ufite ibitekerezo bibagamiye ku by'isi, n'ubu ufite ibitekerezo bibagamiye ku by'ijuru, babigereranya bagasanga ibyo ku isi iby'isi birimo biraremera cyane, umunzani wabyo uramanuka, noneho iby'Imana bikagira gute, bikareremba bikajya hejuru. Muri ubwo buryo n'ubu ngubu usanga abadivantisite benshi bashobora gusa n'ab'isi. Iyo mico isa gutyo ishobora gutuma ibyanditswe byera bitumvikana. Kabone nubwo mwaba mubifite bingana iki, bigahinduka inkomyi, bigahinduka inkomyi. Yabagomba kubona umucyo Imana yabahaye, ntubagereho kubera yuko ba bantu bamaze gushyiraho uruzitiro, bakavuga bati se ubundi bari abantu nabo gushakirwaho umucyo na kuriya kuntu n'ukuntu bameze. Niba uzareba mu myambarire ugasanga abadivantisite barambara nk'ab'isi, nurebera ku misokoreze usange niko bameze, nurebera ku mirire no ku minywere usange bararya nk'abo bakanywa nk'abo. Ni ukuvuga ngo rero nuvuga iby'ijambo ry'Imana ukavuga umucyo wa Bibiliya, bazavuga ngo bariya se ko biziritse ku masabato ab'amasabato rero urumva nta kindi kizima bafite usibye kuba barasomye ko ijambo ry'Imana ariko kuri, ariko indi mico yabo irahakana iki, irahakana bya bintu. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ijambo ry'Imana ugomba gusa naryo, wavuga ibyo wasomyemo ugasa nabyo, icyo rikuyoboyemo akaba ari kuyoboka. Ariko kuvuga ngo wamenye ukuri none uragenda use nk'iki, nudasa nuko kuri se ubwo urumva ibyo uzavuga bizumvikana. Niyo mpamvu rero ukuri kw'ijambo ry'Imana kwaguye mu nzira, kubera yuko imico y'abantu ntabwo bashatse, abaritwaye ntabwo bashatse kugaragaza iyo mico. Inshuti z'Imana mudukurikiye, iki kintu kirakomeye cyane, gusobanukirwa n'akaga gakomeye cyane ibi bintu biteje ni ingingo y'ingenzi cyane. Hari ibyambayeho mu mibereho yanjye yo ku ishuri, nabonye ku ishuri hariho amategeko y'ishuri, ndavuga cyane cyane ndi muri segonderi, byari itegeko gutebeza, ntabwo byari byemewe kwinjiza mu kigo ibibonetse byose. Ariko ikintu cyantangaje ni uko umudivantisi utatebeje, nicyo cyari icyaha hari navuga cyoroheje mu kigo, yabaga yakoze icyaha kigaragara cyane kuruta umuntu w'umupagani wanyweye urumogi, kuko nabo barahabaga. Noneho nkibaza se kubera iki abadivantisi aribo bagaragara cyane mu mafuti matoya kuruta babandi bakoze ibyaha by'inkurarugomo. Ariko ijambo ry'Imana ryarabivuze. Paul avuga ati muri inzandiko zisomwa n'abantu. Imana yatugize inzandiko, yaduhaye umurimo w'agaciro gakomeye cyane. Dera agafuti kagaragara cyane ku rugero rwo hejuru. Bityo rero bantu b'Imana dukwiye kwigengesera cyane, nkuko bivuze ukoresheje imvugo nziza cyane ngo kuri kwaguye mu nzira, atari uko kudahari, ahubwo abagutwaye Satani yagiye abasiga ibyondo ku buryo ibyo byondo byabo bigaragara yuko banduye mu buryo budasanzwe. Bani dufashe iduye kurushaho kuyegera no kurushaho kwera, ngo ubutumwa dutwaye tutabukoze isoni. Twazabazwa amaraso y'abantu b'Imana bagundagurana no kumenya umucyo, harimo umucyo w'isabato, ariko bakabuzwa n'imico y'abaturanyi babo abadivantiste bafite uwo mucyo kwakira wa mucyo. Bandi bishoboze buri wese mu izina rya Yesu. Amen. Tumaze kuganira ikiganiro kirekire, ariko ndashaka kubaza utubazo tubiri duheruka. Akabazo ka mbere ugeze kutubwira ko madamu wawe yavuze ati reka ntabwo
ngewe nzajya mu bapantekote uzajya ujya mu badivi yewe na ba basore bakomeje kwibaza ngo mbese ibyo ni ibiki na ya mico babaziho ese byibuze mu kukwitegereza bakabona ushishikajwe n'iby'Imana n'uburyo bisobanura na za nzandiko wagendaga ubaha n'iteraniro ryo mu muryango birumvikana umugore wawe yaje kwemera wa mucyo cyangwa yakomeje ya myizere yahozemo na kera. Urakoze. Igihe cyarageze urumva ngewe nashishikajwe cyane no kumva ko ubwo namaze gusobanukirwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana ariko numva mfite n'umwenda yego wo kuzigisha ab'umuryango. Yego. Icyo gihe twari tumaze no kugira umwana umwe. Ubwo rero muri ubwo buryo naramuretse koko akajya agenda akajya gusenga ku cyumweru ku isabato nanjye nkajya gusenga ariko nkakomeza kumwigisha. Ni ukuvuga ngo kwa gucukumbura kwanjye ndimo niga ibigendanye n'isabato ntago nacukumburaga nyine ngo ninjya kwiga ngo muhishe. Yego. Ahubwo naramubwiraga nkavuga nti reka nse nshake kuko babaga barampaye n'andi masomo menshi nkagerageza kuyahuza ngo ndebe koko niba ibyo bintu ari byo. Nkavuga ariko ubundi ko bavuga ngo umunsi w'isabato nawe akanabimbaza isabato ubundi uyibwirwa n'iki ko ari umunsi wa karindwi. Yego. Warare umuntu wese aho yashaka kubara ntabwo yagenda akagwa ku munsi w'isabato akagera kuri karindwi. Nshatse nanjye nabara mpereye ku wa gatatu aho bizagwira ku munsi wa karindwi nkawita isabato. Nundi wabara gahera ku cyumweru yagera nkavuga ntago ari uko nguko ibyanditswe byera bivuga. Ubwo rero tukajyana muri Bibiliya tukareba icyo Bibiliya yavuze ikavuga Bibiliya ikaturangira yuko ku wa nyuma w'iminsi 7 murungabangabo mu museke nibwo Mariya Magadalena na Mariya wundi bagiye kureba igituro cya Yesu ku wa mbere w'iminsi 7. Nanone twajya mu kubara bakatubwira ngo nimujya kubara iminsi muzahere kuri uwo munsi wa mbere w'isabato mubara iminsi aba ari wo muzaheraho. No kuvuga ngo itangiro ryo kubara iminsi Bibiliya yararigaragaje nta rujijo rurimo. Nujya kubara iminsi uzahere kuri uwo munsi wa mbere w'isabato. Ntabwo rero wakwihitiramo ububara ntabwo uzahera ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu oya nkuko twabyibwiraga. Bibiliya ifite uwo munsi yagaragaje tugomba guhera aho tubara kandi nanone isobanura neza umunsi wa karindwi wariho irawugaragaza. Urumva niba rero Bibiliya yaragaragaje uwo munsi kandi ikagaragaza naho dukwiriye kubara duhera umunsi wa karindwi uragaragara n'isabato iragaragara birahari bidashobora guhimbirwa ikindi kintu. Nagiye no muri dictionnaire barambwira ngo dimanche ngo ni c'est la première jour de la semaine. Dimanche ni la première jour de la semaine bivuze ngo ni umunsi wa mbere w'icyumweru kandi Bibiliya nayo igaragaza yuko ari wo munsi tugomba guheraho tugira gute tubara iminsi. Ntabwo rero wawihimba. Noneho rero ubwo muri ubwo buryo ducukumbura turimo no kubyigana akagenda byumva. Noneho byagera ku isabato akamperekeza gusenga ku cyumweru akijyana. Nge ntabwo namuherekezaga ku isabato tukajyana no ku cyumweru akagira gute akajyayo nkamureka. Ariko uko twakomeje kugenda twiga noneho nge numvaga nshishikajwe cyane no kumwumvisha ibyo nanjye ntumvaga. Yego. Ibyo numvaga mfite ishyaka nanjye nagiye mvumbura nkumva nanjye mfite ishyaka ryo kubimwumvisha. Igihe cyaje kugera rero arabyumva. Amaze kubyumva nawe ahita afata umwanzuro aravuga ati noneho nanjye nkwiriye kujya kubatizwa. Aratangira rero nyine aratangira uko akumperekeza noneho byageze aho bihita biba akamenyero nawe ahita abatizwa dukora umunsi mukuru ubwo nawe ababaye umudivantiste. Ariko nubwo yabaye umudivantiste yakomeje kugira kangonono kubera ya nyifato twahoze tuvuga imyifatire y'abitorera y'abasanze kubera iyo myifatire yabo yarasanze itameze neza yahoranaga ingingimira akavuga ati se ubu koko iri torero ni itorero ubwoko ki kugira ngo uzajye kurimenyera ufate icyambere cyo nturi bugire imico nk'iyabo kandi cya kabiri nturi busubire hahandi ukamera nk'umuntu waheze mu rungabanga mu cyere gati we yarambwiye ati namaze imyaka 2
numva ntari niyakira muri iryo torero atari ku noneho ndumva amaze kubisobanukirwa nanjye ambwiye amagambo ndikanga navuga ni buriya bwose iyo myaka yose wari utarage ati numvaga ngewe nkiri mu Cyeregati ni ukuvuga ngo rero buriya ikintu cyitwa imico mbonera y'ijambo ry'Imana niba hari ibyo wamenye bikurikiza ariko nanone bigaragara n'inyuma mu imbuto z'umwuka zigaragare naho kuvuga ngo uzi ibintu gusa ukabigenderamo gusa ngo urabizi gutyo ntabwo ibyo bihagije nta n'ibwiriza butumwa ryabivamo nubwo ushobora no kubwira abantu usibye wa mwuka w'Imana wiyigishiriza ariko ntabwo iyo mico yawe yakwigisha abantu ngo bazagira ikintu bagira ngo bazahinduke cyokoze umwuka w'Imana wa wundi utumenyesha ibyayo uwo ushobora kukwigisha kandi ukaguhinduka bitewe n'icyo urimo gushaka muri wowe wakwigisha kandi ugahinduka madamu rero yaje guhinduka ubu urumva abana bo bavutse basanga ari urugo rwa Kidivantiste nirwo babyirukiyemo. Imana ishimwe cyane bibajije kuko ni rumwe mu rugamba ku bana abantu badahuje bakabana imyaka ingana gutyo banza rwaba ari urugamba rudasanzwe. Yego. Akabazo ka nyuma rero mbaza nigeze kubaza iby'umwuka wera kuko nicyo kintu cyari kigushishikaje bwa mbere ariko uza mu badive isabato yari gushishikaje nayo noneho kandi hano turi ku mucyo w'isabato nukiye gisobanuro gishya ubasha gutanga uyu munsi ku muntu udasobanukiwe n'umucyo w'isabato iki sabato ari cyo ku mibereho y'umukristo isabato ni iki uburyohe wayumvisemo ku buryo wabwira undi muntu kirwana nabyo uti hari ikintu gishya nungutse kandi kingiriro no mumaro ndagikunda kirandyohera. Icya mbere ndakubwira nkuko wari umaze kubimbaza icya mbere nari nshishikajwe no gusobanukirwa neza n'Imana kandi Imana iranyiyereka koko mbasha gusobanukirwa nabyo nkomeza kugenda nshaka nyine ari nabwo nahoraga nigengesera cyane ku bigendanye na mwuka wera nkikiri mu itorero rya DPR. Igihe kiza kugera rero nza kumva ko hari ibindi bintu ntashyikiriye kandi ngomba gushyikira. Buriya iyo tuvuze isabato muri rusange tuba tuvuze amategeko y'Imana ntabwo burya ari isabato gusa tuba tuvuze amategeko y'Imana muri rusange kubera yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwishe rimwe aba yishe yose. Yego. Ntabwo rero kuba nari mu itorero rya DPR ariko nkurikiza amategeko 9 irya 4 nkarireka ntabwo numvaga yuko nagezeho numva yuko ubwo ngubwo nta mategeko y'Imana nkurikiza kabone nubwo bo biba bigaragara yuko hari 9 bari gukurikiza ariko ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo uwishe rimwe abagize gute abayishe yose. Mu yandi magambo amategeko y'Imana ubwo nari narayasiribanze kandi amategeko y'Imana no kuvuga ngo niba Imana burya n'igihugu guverinoma igira amategeko cyane igira amategeko ntimukagire mutya abaturage mujye mwitwara gutya mwitware gutya mwitare uzitwara rya tuzamufunga none se utekereza ko ijuru ari ryo ryanarwa gushyiraho amategeko agenga abantu b'Imana no kuvuga rero ngo ayo mategeko y'Imana yashyizweho n'Imana iyandikishije urutoki rwayo numvaga yuko kuyatandukira gukuramo rimwe nukugomera Imana nicyo gisobanuro numvaga yuko ari kugomera Imana nyine ugonisha amategeko y'Imana ntaho ngihuriye n'Imana kandi ubwo Imana izanabimbazaga yego nkumva ko Imana izabimbaza kubera yuko nishe itegeko rimwe mu 10 yandikishije numvaga nararyishe ubwo rero muri rusange nkumva nishe amategeko y'Imana noneho maze noneho kumva ko mu mutima wanjye haruhutse rya rindi ry'isabato ndarikuruye ndizanye muri yandi 9 nari nsanzwe ngenderamo naryo ndayizanye ndishyizemo numva mu mutima wanjye ndaruhutse kandi numva riranandyoheye kubera ko ubundi narakoraga burya ku cyumweru nubwo abantu baba bagiye gusenga ariko mu yandi magambo no kuruhuka ntibiba birimo ariko ikiruhuko cy'isabato nacyo cyangiriraga umumaro cyane kuko numvaga harimo koko guhagarika imirimo ngahagarika imirimo icyambere umubiri wanjye nkumva ushubijwemo imbaraga kandi ikindi nkumva ngize ubusabane n'ijuru
nkumva birandyoheye rero wari umuvuga uti byakuryoheraga bingana iki numvaga ari cyane kubera kuryohera numvaga ari cyane kandi n'ubu numva ari cyane kuko n'ikiruhuko cy'isabato mba numva nkifuza iyo ukoze kuko burya no kudakora nabyo ni ikibazo iyo udakoze uzi ko nabwo waba wishe itegeko ry'Imana ukirirwa uryamye ku wa mbere ukirirwa uryamye ku wa kabiri ukirirwa uryamye ku wa gatatu maze ku isabato ukabyuka ngo ugiye gusenga ngo wakurikije amategeko y'Imana sibyo ntabwo ari byo ahubwo ugomba gukora ku munsi wa karindwi ukaruhuka iryo ni ryo tegeko ry'Imana gukora no kuruhuka bigomba kugendana iyo rero wakoze wageza ku munsi wa karindwi ukaruhuka ukibuka Imana nk'umuremyi wawe waguhaye na kakazirega akaguha n'imbaraga n'amaboko byo kubikora wumva unezerewe ukishimira ijuru ukishimira n'icyo kiruhuko umubiri wawe ugasubizwamo imbaraga ukumva noneho utese imbere y'ijuru ukavuga uti Imana yarankoreye yashyizeho n'iki kiruhuko uzi yuko iki kiruhuko kitabaho umuntu yari kuzapfa yishwe n'imiruho ugatagangara ukikubita hasi ugahwera nukuvuga rero ngo ibi bishushanya yuko hari n'igihe Imana izadukura muri iyi miruho y'isi ikatwimurira mu kiruhuko cyangwa se muri gakondo Imana yadusezeranye mu kiruhuko cyuzuye neza Imana ikatwimura ikatuvana muri iyi si turuhiramo none ikatujyana muri cya kiruhuko yasezeraniye abayikunda icyo gihe rero birasaba ngo tubiharanire nkabiharanira ku giti cyanjye na mugenzi wanjye n'abandi bose batwumva bakabiharanira kuko nyine ni ibintu tugomba guharanira tukiri mu isi ntabwo tuzabiharanira ari uko icyo gihe cyageze ahubwo tuzabiharanira tukiri mu isi kugira ngo nyine icyo kiruhuko nacyo tuzagishyikire yego urakoze cyane ahari abantu b'Imana turi kwigana tugeze ku musozi Sinayi turaje ducukumbura amategeko y'Imana arimo n'itegeko ry'isabato nk'uko bivuze itegeko ravuga ngo mu minsi 6 ujye ukora ariko wa karindwi uruhuke utubwire rero ikintu cy'ingenzi ari tuzagisubiramo n'abantu b'Imana yuko kudakora iminsi 6 ku wa karindwi ukajya gusenga ni icyaha kandi nanone gukora iminsi 6 no ku wa karindwi ugakora nabyo ni icyaha kwa ko binyuranije n'itegeko ry'Imana ravuga ngo mu minsi 6 ukore ku wa karindwi uruhuke yego Imana idushoboze kubyumva cyane nshimiye Imana rero ku bwanyu umuvandimwe Faustin watuganirije umunsi kandi atubwiye ibintu bikomeye ahari mwuka w'Imana ntabwo dushidikanya azakomeza kuganiriza abazakurikira iki kiganiro kugira ngo buri wese avanemo icyamugira umumaro tugushimye tubivanye ku mutima ko yemeye kubana natwe ku mucyo w'isabato kandi twizeye yuko icyo ukoze aka kanya hari ukizafasha kugira ngo ubugingo bwe burusheho kwegerezwa Imana nk'uko twatangiye dusenga rero ngiye kugusaba niba nta jambo ndiganije wari kuvuga dusoze n'isengesho wongera kudusengera murakoze Mana yacu murakoze mwongere ubugingo murakoze kuduhaye aka kanya k'ikiganiro kirambuye tugatanga ubuhamya bw'ibyatubayeho izina ryawe rigakw'icyubahiro amen turinginga cyane kugira ngo ubuhamya bwacu buzagira umumaro abandi kandi abazumvamo amagambo y'ubugingo akabasha kubakora ku mutima uzabatere kwihana no guhindukira maze twese hamwe uzatwambika ikamba ry'ubugingo amen urakoze kumvise gusenga kwacu izina rya Yesu amen.